Kandama muri ibyo bihe byose uko yagenda uko yagaruka nta kibi nigeze mbona kuri Chantal. Twarabanyuze umwana mubana mu nzu ageraho akagira ikintu agukosereza, ariko mana yanjye ntacyo nshinja Chantal na gitoyi. Agiye ari muto, agiye akiri ikibondo, yarageze mu buzima buryoshye, ariko uko namukunda sindusha n'Imana yamuremye kumukunda. Nayo yamushatse, nayo yamushimye, none iramuhamagaye. Icyo mpamya kuri Chantal, nta nubwo yaciye mu nzira zitebye, Uwiteka yahise amwereka icyicaro cyiwe. Imana ishimwe. Dushima Imana kuko turi abana b'abantu, tugira amara, tukagira intege nke, tukagira ubwigunge, ariko nta jambo ryacu risimbura iry'Imana. Kuvuga ngo yajya mu Buhinde yagira gute, n'abahari barapfa. Igihe Imana ikwihamagariye mu mateka yayo, kuko ariyo yakubumbye, we ntiwayibumbye, niyo yakubumbye. Nta muganga ajya imbere y'ijambo ry'Imana. Uko twamukunda n'Uwiteka niko yamukundaga. Ikindi nongeraho, Chantal ntapfuye, asize umwana w'umukobwa, umwana yujuje umwaka, dore nguya turamubona. Imana izamuragira akure, asubize ikirenge mu cya nyina, kandi na Chantal ntapfuye mu bugingo. Niba ari umubiri ugiye mu ivu, n'ubundi wavuye muri iri vu, ariko kuri roho yiwe ni muzima. Chantal yagiye mu mazi y'agakiza, arabatizwa, yambura umwambaro wa kamere y'icyaha yari yambaye, izina rishyashya ry'uko yagiye mu mazi agahanagurwa. Ibyo ndabishimira Imana. None bakirisitu bavandimwe, ntitukomeze kurira byinshi tuvuga ko Chantal yapfuye. Ubu ngubu aho ari, roho yiwe araririmbana n'abamarayika, yicaye neza, umutima we urahumuye, kuko hari byinshi bingaragariza ko Chantal yicaye mu ntebe nziza y'ubwami bw'ijuru, yicaranye n'abamarayika. Ntacyo ndamushinja, ndi nyirakuru, ndi umubyeyi. Chantal ndamuzi, no gusenga kwiwe, no kujya kubatizwa, yari kariga mu mwaka wa 3, naramufata musugumira kujya kwegera Imana. Nta kindi nkarutuza ngaho. Ibindi bisigaye Uwiteka uko uko mbonye umwanya abanza gusaba imbabazi ibyo nshaka no gushima, kandi ngashima ibyo mbonye, umuntu uri ashima ibyo abonye. Kandi nshaka gutanga n'uko uriya ibyo bakurikira umusaza we ari hano muri uru rugo, ariko yigeze anahaba kera akiri umwana muto. Ngenda naje hano mu Bugesera amusanga yarahantanze, turaza tuba muri ubwo buzima. Ubundi icyo nshaka kugira ngo mbabwire mumenye naho mwatabaye, imigabo mwatabaye, tuvuka Gikongoro cyari Nyamagabe. Ajya kuza hano yabanje kuba ku mugabo bitaga Kadama, kuri uyu musozi hariya ahantu ujya komoka Akagera, mu ikoni hariya. Ari umwana muto cyane.
ubuzima iki gihugu cyahuye nabwo iki gihugu cyahuye nabwo, araza aguma hano bimunaniye aragenda kuriya mukecuru bicaranye, kuriya mu mama bicaranye, kuriya mukecuru yabaga i Burundi. Ari mu nyumve munyihanganiye ko umuntu avuga ibimuriho n'ibyo yumva agomba kuvuga. Arahaba amurera nk'umwana. Uyu mwana utabarutse niho yasamiye inda ye, ari umurera. Amaze gusama iyo nda araza aragaragara, iyo habaye iki kibazo twenda kugaragara ko twahungabanye nuko tuba twahungabanye. Icyo nabaje gushima ni uko ibyo abantu batabaye hano bose, nta muntu n'umwe uri ku ivuko uri hano. Rero babwiye n'abantu bagiye bakunda abantu, ntabwo naza kurera amaso ngo umenye ngo wantabaye, kumoka hehe, uvuka hehe, waruwa hehe. Nashaka kuba amakuru n'amateka uko tuba turi hano. Araza habuku mugenda wa mugari mutanga ubushobozi bwanyu, twumvaga nta n'umuntu n'umwe uzabishobora. Abavuga ngo azakumuvuza mu Buhinde, bibaza gasha atarazajya mu Buhinde, bakazana kakana kariya ngo niko ngo bazabitwara mu musokoro. Kibaza twebwe batubwiye uko biri ibyo bintu, baza wareba Chantal ukibaza uko azajya mu ndege bamutwara mu Buhinde bizagenda gute. Bati inkunga zarabonetse, buriya mushiki wanjye arwana urugamba rushoboye, aravuga ati ibyangombwa byose namaze kubara, akagenda ajya kwishyura amuvugana ku matelefone. Igeze igihe imodoka ejo bundi iraza imufata hano iri imwirukanka yongera gutabara, yirukanka kuri azirukanka umujyane muri ADPR. Aragenda baba uri ejo nkamuhamagara avuga ati ndabona yakomeye ari guhagarara, ndabona ni azakira. Ejo bundi azubwira isaha saa 5 njye naje nananiwe mvuye ku kazi, nashidutse numva abana bari kurira Chantal aranje. Ubwo arangiye rero twese nirwo rugendo, nta muntu umwe utazajyayo. Igihe akiri muto yarwanye urugamba, arwara amashuri yiga, bana abantu bavuze biganye bose, urwo rugamba ararurwana ariga amashuri amaze kuyiga, arushoje umwanya. Ntabwo ari byo yahisemo, yagomba kuzagira icyo akora kubera ko arangije kwiga. Dore icyo nabajya gushima, muragiye mu bintu byinshi cyane birebire, abo bose batabaye nicyo nishimiye. Ntabwo nzi ko abanyamakuru bose baza bagere hano, turi kubona ku matelefone, ariko ntawari uzi ko byagakwiriye gutabarwa. Bivuze ngo ni igihugu gikunda abantu n'abantu bakunda abantu, bakwemera bagatabara. Icyo navuga cyane bagiye nuko ni ugushima. Kandi Chantal buriya ushobora kubivuga ukuntu munabyumve, mbona atanapfuye. Uko urebye uriya mwana asize, ushobora kuba namubyara abantu baravuze batari ko kucya byaye, umugabo ari he, twabyaye ngo barabyabyaranye nande. Rero twagomeje kuvuga ibintu byinshi buri muntu abyaye atari kubana n'umugabo, abantu bashyira ibintu byinshi cyane, ariko buriya ntapfuye kuko twese tuzapfa. Buriya kugira umuntu we akwereka ko ariho n'uko hari uwasiga. Buriya Chantal ntapfuye, dore sigura uyu mwana we yamuvanye mu nda ye, bamurebe ni Chantal, ariko afite uwo wamubyaranye nawe agomba kugira gute kumukurikira. Uwo wamubyaranye nawe azapfa, nanjye nzapfa, n'undi ejo azapfa, ariko buriya nahamya ko atanapfuye, uretse ko amubyara twabifashe nk'aho ari ikosa. Kibazo Chantal arabyaye, arangije kwiga, arabyara, ntasaba ngo dukorere ubukwe yaduhikije, ariko natabarutse twebwe Imana yamupangiye yamuremye, yagombaga kunyura muri izo nzira tutari tuzi. Gusa njyewe icyo nashimaga, ntakomeje kuvuga ibintu byinshi cyane, ndashimye. Ntabwo nari nzi ko yatabarwa muri uru rwego rugeze aha ngaha. Ntabwo ijwi ryawe bashaka kuzamuka ngo avuge, ariko umwana leta arambwira ngo aragusuhuza cyane, hashize iminsi mutabonana. Niyo magambo umwana yambwiye. Inyuma yaho nateganyaga kuzaza kumusura ku itariki 24 z'uku kwezi kwa 4, ariko n'ubundi murabizi ni nk'ibi turimo, ibyago ntibiteguza. Twari twagize ibindi byago, nabwo twagiye guherekeza tabara nk'uko nguko. Nimugoroba nakiriye telefone ya Ariette, arambwira ati umukobwa wawe byarangiye. Ijambo yambwiye, ndamubwira nti gushyingura ni ryarambwira ko gushyingura ari uyu munsi. Ndavuga nti ibyo nakoraga byose ndabireka, ariko njye guherekeza uriya mwana. Muri icyo gihe cyose twabaniye, Chantal muri iyo myaka 3 yari umwana mwiza, haba mu bandi bana bagenzi be bigana, ndetse haba no mu bayobozi.
ikindi mwibukiraho, ndibuka ko Chantal nk'uko muzi mwese ari umukobwa ufite imbaraga, umukobwa w'umusore ufite imbaraga, agakunda no kugira umwete cyane. Ishuri yarangije mu ishami bita elegitoronike, ni ishami rikomera ubona abakobwa batinya, ariko Chantal yararangijemo. Bano bana twabanye muri groupe scolaire ndangaburezi, hari ijambo najyaga mbabwira, hari umubyeyi warigarutseho hariya anti we, najyaga mbabwira ngo mwabana mwe, ubuzima ni ibanga kandi uko uzaba ntawe kujya. Ngira ngo murabibona ko ubuzima ni ibanga, kandi nyir'ubuzima utanga ubuzima nta kujurira bibamo, kuko habayeho kujurira abantu bakajujura. Iki si igihe cya Chantal kuri twebwe nyine abantu bari mu mubiri. Hari abakuze nk'uko bigeze kubivuga, ku myaka ye ntibyari bikwiye, ariko kuko ubuzima ari ibanga, ni ibanga, kandi nyiri iryo banga we ntabwo akubwira. Rero mwabana mwe, cyane cyane mwa rubyiruko mwe, rubyiruko ndakomeza kubashimira, ndabashimira mwese, abana biganye nawe muri SAPAG, abiganye nawe muri groupe scolaire ndangaburezi, abaturanye nawe mwese, nimurebe abana n'abanyabakora muri za media, bose ndabashimira. Nubwo igikorwa cyari cyatangiye kitari cyakageze ku musozo, wenda Chantal akitahira igikorwa kitarasozwa, ariko ndabashimira. Ni Arieta mpamagara nimugoroba, nigeze kwibuka hari umwanditsi w'umufaransa wigeze kwandika mu mbare bivuga ko uko yabyanditse, icyo gihe yari ari ku rugamba, bamutumaho ko umugore we arwaye ameze nabi. Kurindira iyo nzira yose aho yari ku rugamba, araza ageze mu rugo asanga umugore we yitabye Imana. Aravuga ngo si je t'ai venu à temps, je vous eusse rendu ravi. Kuvuga ngo iyo nza kuzira igihe wenda nakagushubije ubuzima. Noneho mwabana mwe natwe, natekereje iyo nteruro ndavuga ngo iyo tubikora mbere y'igihe, hari wenda twari kugaburira Chantal ubuzima, ariko nyine bya bindi nababwiye, ubuzima ni ibanga, ubuzima ni ibanga. Mbere yo gusoza, ndashimira Ariete ngwino nkubwire, abantu bari hano bakuru, abana batoya, urubyiruko rungana nawe, Chantal ni igisobanuro cy'inshuti. Utazi igisobanuro cy'inshuti, uyu nguyu avuze igisobanuro cy'inshuti. Inshuti nyanshuti, Chantal uri imfura, nawe ni imfura. Ariete uri imfura, kandi ubupfura ni ikibuvuzi, ubupfura ni umutima wa mwana. Imana izaguha umugisha, Imana izaguha umugisha. Ndi mukuru, warabanye, ngusabira umugisha imbere y'ababyeyi bari aho bose. Uyu muryango wa Chantal reka tuwizeze ko tutaza kurangirira kuri cimetière, hari aho tugiye gushyingura. Rwose wa mukecuru we, sinanakubonye ngo usuhuze, ariko uhumure rwose. Nagomba kuza gusura umukobwa wawe, reba igihe nziye, ariko nzagaruka ngusure. Kandi komere, baravuga ngo intimba y'intore ntibibuza guhamiriza ngo iberwe. Komera.